nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, ko nakwiriye. Haleluya, amen. Twongere rero kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana bane namwe, kandi tubabwira ko Yesu ari umwami n'umukiza. Mumaze kumenyera, munaranzi, n'abatari bamenya nimumanze mukore subscribe ndetse mukande na share, musharinge ku nshuti zanyu abari ugusangiza icyo kiganiro, munakande na like buryo wawerekanye yuko wakunze ikiganiro, ko ikiganiro kiri mu ijambo ry'Imana, ugateraho na comment nubwo wavuga ni amen, abamarayika barakwishimira. Uyu ni umuhamagaro w'Imana, uyu ni umuhamagaro mw'abantu umwe w'Imana, ntabwo ari uw'umuntu, kubera ko mpagaze hano ntabwo ari njyewe wizanye. Aka kanya hari abantu bari mu mariri yabo barwaye, hari n'abandi bari kongererwa amaraso, hari abari kongererwa umwuka, hari n'abandi bari kuvugana Imana waciye amaguru, ariko byibuze ninavamo roho yanjye ngo yisubize nzagukorera. Imana irakubwira ngo mwana wanjye nkorera ibindi uzabimbaze. Warangiza ati ariko se Mana ko mbona abakobwa beza bambaye neza, bambaye imibiri ya Satani, abo bakobwa bambaye neza wowe ubona biteye kuri mu isi y'uburyo bw'umubiri, ku banyamwuka bo ntabwo ariko bababona ko ari beza. Niba yambaye nabi ari muri yasi yo abadayimoni bashaka. Nubona ko ari mwiza uzagera imbere y'umukozi w'Imana akubwire ngo yikorere, uhita uvuga ati ntabwo nasiga kanaka, ntabwo nasiga wa mukobwa kubera ko yari inshuti yanjye magara, ahubwo ndashaka kumugumana. Imana ikakubwira ngo rero ndabona unangiye umutima, wanze kunkorera, ariko noneho uzankorera wacitse amaguru. Hari abakozi b'Imana bari gukora ijisho rimwe ryaravuyemo, abandi bari gukora amaboko nayo bagira, agatamba ari gutambisha ibihimba gusa. Ariko uzaho Imana yagukuye, aka kanya tuvugana wahita ukora icyo twita subscribe. Byose muri Yesu biremera. Iyo ni indirimbo rwose, muri Yesu urimo biremera. Ubu ndi kuvuga bigakunda kubera ko uyu mwuka Imana yarawumaye inafite ikineganyirije. Hari urungano rwanjye rwagiye ahacecekerwa, ndetse n'izi saha hari abatekereje gushima Imana cyangwa se kujya gutanga ubuhamya imbere kuri televiziyo runaka, ariko umwanzi Satani yababoheye mu buriri, yabateje uburwayi budasobanutse. Tunatangira reka tubashyire imbere y'Imana. Rwose pe ubu hari abantu bapfuye, ubu ibyabo byarangiye, bamwe bari kurira, kandi tubibutse yuko iyo umuntu yapfuye urarira, ariko azamutse akakubwira ngo we kanaka, we Fabiye, we Fabrice, ngwino twijyanire ndi kubona uri kurira bikanshimisha. Ushobora kumubwira ni oya, akaburi n'akawe, ariko imbere y'Imana iyo upfuye uri umwizera, abamarayika bahita batwara roho yawe. Hari n'abo twari tungana bapfuye mw'abantu mwe. Aka kanya byaba bitangaje kuba nta kimenyetso uri kubona Imana iri kuguhereza mu maso yawe. Umuntu wari umusilamu amazemo imyaka 15 yaramenye ibintu byose. Muri ubwo buzima nabagamo mu busilamu bwanjye, ntabwo nigeze senga ndi gusoza Muhammad, nasengaga soza mu izina rya Yesu Kristo. Imirimo yawe nubwo batayemera, nubwo batakwemera, icyambere nuko Imana ukwemera. Imana nikwemera, abantu bakakwanga nta kibazo. Nubura n'inshuti Imana ikakubera inshuti nta kibazo, izakomeza kwambike umwambaro w'imbaraga. Reka rero tutagiye kure, tubanze twishyiriye imbere y'Imana kugira ngo Imana tubone yuko twayisohoreje ubutumwa, ndetse tunari imbere y'abakunzi bacu kugira ngo nabo ubutumwa turaza kubahereza nibuze guca mu gutwi ngo buhinguke mukundi, ahubwo buzababera impamba izabageza mu ijoro. Data mwiza rero, urera urakiranutse, ushobora byose kandi uratunganye, nyaguhora ku ngoma umwanya nk'uyu tuje imbere yawe kugira ngo udusane imitima yacu. Turagenda tugacumura, twariba tugacumura, twavuga tugacumura, ariko Data turi mu isi, manura umwambaro wawe
wo kukwizera, umanure umwambaro w'imbaraga uwutwambike, ubwiza bwawe tubugendane, udufate akanwa kacu ugahumekiremo ibyo turajya tuvuga, naba ari twe tubivugaho, aba ari wowe ujya utuvugiramo. Manura umwuka wawe wera rero ube hafi yacu. Abadayimoni bashaka kuturogoya turabahambirije ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yabi gose hano hantu turayihambirije mu izina rya Yesu Kristo. Mwami mwiza, twizeye ijambo ryawe, iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera, kubera ko tukwizeye nta n'icyo tuzabura. Duhereze ubugingo buhoraho, duhereze no kuvuga ijambo ryawe nk'uko bikwiye. Uko wambwiye ngo nzavuga byemere, uko wambwiye ngo nzerekana ubwiza bwawe bikunde. Aho wanguye nari mu gihome, ariko unzana ahantu hera nk'aha rero ushyize Mwami mwiza. Reka mbwira amahanga yose anyumve, reka mbwira abagomba guhinduka bahinduke. Imirimo yawe iratangaje. Dukoze rero ubutumwa kugira ngo bubere isoko nziza ku batakwemera barusheho guhinduka, abakwemera ribabera isoko y'ubugingo. Reka rero nyagora ku ngoma, twizere yuko twumvishe, tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imirimo yawe Mana rwose irahebuje, imirimo yawe Mana rwose irahebuje, ibyo ukora Mana nukuri urahebuje. Irimo ukorera Imana myiza, ntukazategereza ibihembo ku bana b'abantu. Uzakora imirimo myiza ugamije kubahisha Imana. Nubwo abantu batakwemera, hari igihe bazemera iyo mirimo kugira ngo bemere n'Imana Data yo ikuvugiramo kugira ngo iyo mirimo yisohoze. Ntabwo uzajya gukora imirimo mibi uri umukristo, uri umuntu ukiranutse imbere y'Uwiteka, nurangiza ngo utegereje ko abana b'abantu bakwemera. Aka kanya niyo mpamvu ndi kuvuga gutya, ukabona ko ari ibintu bidasanzwe. Iyi ni imirimo y'Imana. Ucya ndi kuvuga ari Imana yanegetse ngo nimvuge. Aka kanya ntabwo natandukira ngo njye mu mirimo y'isi, ahubwo aho imirimo y'isi itandukira n'imirimo y'Imana. No kubera ko iyo mugiye mu by'isi muratandukira. Ujya mu mirimo y'isi ugakora ibyawe by'isi byose, isi ikakunezeza, ariko iyo uhuye n'ibyago ugaruka kuri ya mirimo y'Imana. Ya mirimo y'Imana rero nuko uyihimbaza, nuko uyinezeza, nuko uvuga ijambo ryayo uko riri, ukavuga ibyo yagutumye ukabisohoza, ndetse wanakumva aho bavuga Imana ukundi kuntu ukayibigisha kubera ko we wayisobanukiwe. None rero reka turebere hamwe, turebe se imirimo yawe ukora. Ese abana b'abantu bari tayari kuzakumva cyangwa se bazagusebya? Kumwe nk'uko n'intumwa zimwe na zimwe zagiye zikubitwa, zimwe zigatotezwa kubw'ijambo ry'Imana. Ariko ndahamya ukuri ko Imana yantumye ahantu kugira ngo soze ubutumwa. Ndahamya yuko mwese burababera isoko y'ubugingo. Ni muri Yohana ubutumwa tugiye gusoma, ibice 10 umurongo wa 37 kugeza ku murongo wa 38. Nanjye nkaba ndi muri, kugira ngo noneho mumenye yuko Data ari muri nge, nanjye nkaba ndi muri we. Hari abantu mwirengagije yuko Imana iri kumwe namwe, niba babarire cyane. Ukajya gusenga ugatitiriza imyaka 10 igashira, imyaka 15 igashira, ugahita mbega uhita uhwanyirizamo n'imyaka nari maze mu Busilamu. Ariko Imana ikavuga ngo nje kugira umwami mu gihugu kiri mu undi mwami, ngiye kumugira undi wa kabiri. Rero niyo mpamvu wowe niba ukora imirimo myiza ntukazacika intege uri nk'umukristo. Niba ubwiriza ijambo ry'Imana, hari aho uzagera bagusebye, bavuge ngo uyu muntu twari tumuzi ameze gutya, ariko kubera umwambaro Imana yakwambitse wowe uri muri yo kandi nayo ikurimo. Niyo mpamvu ubu ndi kuvuga ijambo ry'Imana nemye, ndetse nkaba ndi gukoresha Bible. Dukoresheje Bibiliya, ntabwo dukoresheje amagambo y'akanwa kacu. Nanababwiye ngo ibyo ndavuga nibize kuba ari njyewe bivuze ku bwanjye, ahubwo aba ari Imana imvugiramo ikoresha akanwa kanjye. Imirimo yawe mibi yikore. Imirimo yawe mibi nuyikora ukajya mu burayi, ukajya mu bupfumu, ugatangira kuvuga ngo ntabwo ngo nzasenga kubera kanaka ngo wo mu rusengero runaka ngo yamemukiye, ntabwo bujya ako kanya, ntabwo icyo
ijambo ry'Imana ridusobanura, niba uri gukora imirimo mibi ntabwo Imana ikurimo, ntabwo data wa twese akurimo, nta nubwo nawe umufite. Aho muri kandidatire ye ntabwo agufite rwose, aho ufite kandidatire yawe ahantu iri muri za kandidatire Satani ashaka. Satani we yishakira, niba uyu mukozi wanjye ari kunywa icupa risome, niba ari mu buraya, ndakubwira ko iyi minsi turimo niyo ya nyuma. Wibaze ngo iri jambo kubera ikindi sohoye, kubera iki Imana yavuze ngo nubwo utanyizera wizera imirimo ubwayo. Ubundi uranyizera kandi n'ubundi utizeye ijambo ntacyo birakumara, kuko ijambo ryahumetswe n'Imana, ntabwo ari ngewe wabivuze, ni ijambo Imana yadusangije kugira ngo ngewe nzarikwibutse ndikwigishe rigusa n'umutima. Hari abantu b'abarokore ngiye kumara impungenge, muri gukorera Imana abantu mwagera hariya bakabaca mu miryango, kubera ko mufite imiryango mwavuyemo ari nk'iy'abasilamu, cyangwa mwavuye mu miryango ikoresha ibintu byo gucuna. Ibintu byo gucuna ni ukugira za nyabingi no guterekera n'ibindi. Bakaba babwira ati ndabanze nguciye mu muryango, ariko kubera ko ya mirimo yawe uyikora Imana ikakwishimira, iri muri wowe kandi nawe uri muri yo. Nimwakira ijambo ry'Imana,